ya biragukomeretsa ariko muri kugira ngo nganze yamvuga bajya bavuga ngo turi bishegabo ariko iryo jambo ryaragukomye wa mugani wawe ntacikomereza nyine ngiye mu buzima busanzwe mbona ndi umuntu uri sympathique uri na sympathique cyane ariko nyine kumva umuntu arakubwira ngo urasa umunyamahane urasa umunyagasuzuguro urase uriya twamakaza ari umukobwa ari umugore ari umugabo ari iki nyine ukumva barabikomanga ariko ngiye kugira ngo abantu babone yuko ntari cya gishegabo bavuga ngerageza kubasubiza mu ijwi rituje kuko babwiye muri bwa burakara bataha ntitwababwiye bigusaba kwitwararika cyane ntibikugora somehow bijya bigorana kumva amagambo ashaririye ariko urihangana ese nk'iyo umuntu akubwiye gutyo uwo muntu ntiyakozwe n'ipfunwe mu guti rero nitwa Claire niba ukunanira yinyita Kayitesi apana Kiroso ibyo ntabwo byamuvunnye nawe kubyakira ku iso mubwira gutyo abantu benshi ntabwo bazi kwidefanda urumva nta kintu yansubije aho hantu ngenda ari mpari nk'umwesitageri ntabwo ndari umukozi uzahamara igihe kirekire ntabwo nzi ukuntu yabyakiriye urumva iyo uri umwesitageri uharanira amanota ugira vuba wigendera ntabwo mbizi ariko ahantu henshi ujya wumva icyo bakwibukiraho ni wa mukobwa ufite ubwanwa niwe nabonye nyine kumva ntawe wibuka ngo witwa Claire ni wa wundi w'ubwanwa yego mbese uyu munsi ukora iki uyu munsi ntabwo nakubwira ko ibintu byari byafatika urikorera oya wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka ni abahanga pe waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara najya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagimpande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane ni inkuru yanjye ni mwebwe mpaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye kuko mumaze kumenyera tuba turi kumwe n'abatumirwa bacu batandukanye tuba turi kumwe n'abantu navuga ngo umunsi ku munsi bafite inkuru z'ubuzima bwabo mbere yuko ntangira n'uyu mutumirwa muri kureba ahangaha banza ukore subscribe niba utarayikoze niyo nkunga ikomeye cyane ngusabye kugira ngo twibanire cyane cyane mu biganiro byacu bikomeye cyane kora subscribe niba utarayikora banza ujye hepfo gato cyane ubundi uyikore sibyo Claire warayikoze cyane ryari nanjye ndi umukunzi w'ikiganiro inkuru yanjye ni ukuri urakoze cyane biba ari ibintu byiza cyane iyo ubonye umuntu akubwira ati nkunda ibiganiro byanyu nkunda iki n'iki akabivuga uyu ni Claire Kayitesi akaba ari umuvandimwe wacu nawe tugiye kuganira mu kiganiro inkuru yanjye aturutse mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango Claire mu karere ka Ruhango bimeze bite mu karere ka Ruhango hameze neza imvura n'izuba byose biravanze rero ni sawa natwe twabyukanye imvura harukuru mu masaa 7 haje imvura ukuntu hano i Kigali yego ubu ngubu bimeze neza Claire tuguhaye ikaze umwaka wawutangiye neza wa 2024 cyane ko turimo tugenda tuwugira hagati nawutangiye neza ni iki kidasanzwe utangiranye so nabaka n'iki kidasanzwe njya nkora nishimye yego igihe cyose ndabibona hari umuntu muvugana nyine ugahita ubona afite agaseko mbese kakandita ngo gasuri kuri we niki gituma wishima cyane barumva so nakubwira ko ari iki ariko barumva nyine ibyishimo bimbamo kenshi bikabamo kenshi mbese nibyo uvukana niye
nibyo mu rugo. Okay. Ya turi kumwe n'uyu muvandimwe yitwa Claire, nkuko nayo maze kwikubwira. Claire Kayitesi akaba ari mu karere ka Ruhango. Tugiye kuganira ku nkuru y'ubuzima bwe. Inkuru ye nkuko muri kumureba ahangaha ni inkuru yigaragaza, ni inkuru namwe mureba. Claire mbuzaho mpera n'izina mbuzaho mpera. Claire nkuko muri kumureba ni umudamu, ni umukobwa, yego ni umukobwa ufite ubwanwa. Yego bivuze gutyo ko nawe wabimbwiye gutyo. ni ibigaragarira amaso, nibyo bishyizeho abantu benshi bakunda kundeba muri za gare, ahantu hahurira abantu benshi, nko mu makwe hari n'aho ngenda ncika. Yego bari kwitegereza cyane. byaje bite? Niga muri Troncome, niho nabonye akantu kaje hano ari kamwe. Uko umunsi ugenda ushira agenda bugenda bukura, kiduka nyine rubaye bwinshi gutya. None ukibona akantu kamwe ahangaha wese wumva iki? Numvaga ibintu bisanzwe, numvaga bitazakura ngo bigere kuri uru rwego. Numva ko nyine ariko akunda abantu babugira nyine kamwe aha n'akandi aha bikarekera. Uko imyaka yagenda ikura rero niko bwagiye bugenda bukura. Buza buteye ubonye bukuze rero. Ubonye akandi kamwe kabyaye byinshi. Ubonye bibaye byinshi, uri umukobwa mwiza nkawe. Duhe uwo mutima wawe, duhe icyo gihe byari bimeze bite? Urumva ubundi ugenda ugira akantu wiyumvamo bitewe n'abantu mugenda muhura. Njye numvaga ari ibintu bisanzwe, ndi umuntu usanzwe, ariko abantu rero ugenda kubwira ko bidasanzwe ari ikibazo, kumva umwe arakubwira ni igishega, ni umunyamahane, uriya we amteye ate, nyine ukumva buri wese afite uko abikarasaba. Ariko ugiye barumva ndi umuntu usanzwe, ntundi urasanzwe. barumva nyine ndi umukobwa uri aho usanzwe, nta mpinduka yindi numva mu mubiri. None se nk'iyo wenda abantu bakubwiye gutyo cyane bakabona ufite ubwanwa, ntabwo hari igihe nyine byabanje kuguteza ikibazo mo wenda mbere kwiyakira? Gusa urumva kwiyakira ni ibintu bituruka kuri. Ariko njye kubera ko ndi umukristo, mvuga ko nyine ari mu bushake bw'Imana. Kuko nigeze nasoma ijambo rimwe rirambwira ngo ntago umubumbyi cyangwa ikibumbano cyategeka umubumbyi uko akibumba. Rero iyo utariyakira cyangwa ngo ugire abaguhumuriza, ugenda wumva amagambo atandukanye, ukumva ko ntibyabura. Ariko ngiye nyine nifitemo kumva ko niyakiriye. Nk'umuntu akubaje urumva ni umuntu usobanutse, wize, nawe byari mucanze. Akoze uri umukobwa, uri umuhungu, uri umugore, uri umugabo. Nyine usibye hazamutse agashiha, wumvise umeze gute? Urumva ugerageza kwicisha bugufi, kuko bamwe bavuga ko uri igishegabo, ni umugabo mu bandi, urasa n'umukobwa, urasura n'iki. Ariko ugerageza kugira ngo abantu babone ko muri ya generasiyo y'abakobwa nyine cyangwa abagore akubonemo aho ngaho. Ngo ngiki ntabwo numvise neza. Ugerageza kugira ngo abantu byibuze babone ko uri uwo mukobwa nyine. Ntushaka ko umugabo nk'uko bakwita, nyine ugerageza ko umukobwa. Yego. Kuko njye numva ko ndi umukobwa kandi biranagaragara. None se wenda tuvuge nk'uwo mudogiteri akubwira gutyo, ntabwo byaguteje akarinzi uvuze ni ntabwo byazamuye nk'agatima cyangwa agashya no gutaka mwereka? Nyine hari igihe umuntu akubwira ibintu ukumva urababaye, ariko ukagerageza kutamwereka ko ubabaye, ariko muri wowe nyine ukababara. Hari igihe kimwe kigeze kugera yavuga ati Semana kuki wanteje abantu? Yego. Ukuntu bivugira nibyo bintangaza. Yego. Kuki wanteje abantu? Nyine hamwe ukavuga ati se nigeze nasenga isengesho rivuga ati Yesu ko wabaye mu isi. Yego. Ukuntu baguteye amabuye. Kuki ibingibi byabaye? Ariko bikurikije ko mu bo tuvukana nta n'umwe wabivukanye. Ufite ubwana. Na mama wanjye ntabwo, no muri famiye ntawe. Naravuze ati nshobora kuba ndi umuntu udasanzwe ku Mana.
Imana agiye gutandukanya n'abandi. ndabacura ko ndi umuntu udasanzwe. Yego. Reka ibyo mbiha agaciro. Yeah. Ngenda nyine niremamo icyizere cy'ejo hazaza. Ntabwo njya ncibwa intege n'abantu. Yeah. None se nta wundi muntu navuga ngo ugeze kukubwira ikintu ukumva gisa naho gikukomeretsa? Abantu bo baragukomeretsa ugakomereka. Yego. Gusa ngewe nirinda ko hagira umuntu ubona ko ufite ikibazo muri ngewe. Yego. Igihe cyose wirwanira mu mutwe wawe. wirwanira agira mu mutwe. Yeah. Ariko njye ndakomera. Yeah. Umuntu umwe yagize kumbwira nabi, arambwira ngo wabuze ubugabo, ubura ubugore, ubura ubwana, ubura ubukobwa. Ambwira amagambo nyine y'imbwirwaruhame akakaye cyane. Numva nihebye bo mu mutima, ariko nyuma nza gukomera. Kuki yakubwiye gutyo? Urabona umuntu Juste ubwanwa? Icyo nyine umva acyuriyeho avuga amagambo nyine. Ni mwene wanyu? Oya. Ku buryo yakubabaye? Umuturanyi bisanzwe. Yawe. Yeah. Kuki se yazanye urwango? Kuko numva ari nk'urwango. Ariko numva kubona akabura uko gutuka, akabura uko guhera, Yeah. agahimba inkuru, agashyira ibintu aho ngaho bakabihererekanya. Kuko hari igihe jya nkumva umuntu aravuze kwa kana hari igikobwa kimeze gutya. Nkagute? Yenda nta n'uvuga nzi. Akavuga iki? Ati hari igikobwa kibyanwa. Yego. Wenda gukora nk'ahantu. Ati mugende nimugera ahantu hari igikobwa giteye. Ntabwo bakivuga ngo ni umukobwa. Yeah. Ni igikobwa giteye ukuntu. Oh. Shasa ukuntu uri sympathique. Nyine ngewe namaze kwiyakira. Yego. Iyo umuntu akubwiye gutyo ukumva arimo arakushushanya mu buryo navuga ngo burimo kukwambura agaciro. Ntabwo bihungabanya amarangamutima yawe. Gusa si byiza kwereka abantu amarangamutima yawe. Ariko ibyo byo kutabereka amarangamutima sinshaka ko twongeye kubivuga. Kubera ko uba ugomba kwiyerekana rimwe na rimwe. Oya. Kuko bizarwanira muri wowe bikwica. Oya. Urwara umutwe. Ubu se ko namaze gukomera. Utarakomera se. Yenda nk'urugero nko mu banyeshuri. Ujya kumva ati ni wa wundi umeze gutya. Ni wa wundi ukumva nyine ibintu byafashe. Ati ni wa mukobwa w'ubwanwa. Yego. Kumva ni ibintu byamaze gufata intera ariko numva ari ibintu bisanzwe. Umva ari ibintu bisanzwe. Ntabwo ugeze ugira complex ukumva kubera iki meze gutya abandi bakobwa bafite umubiri usanzwe utari ubwanwa. Nk'ubu sinjya nkunda kwifotoza. Oya. Ko turi kugufotora. Kuki udakunda kwifotoza? Nyine akenshi iyo nk'iyi nifotoje ifoto nkabona bwajemo bita numva binkobya ahantu. Ntabwo ugipostinga kuri sitati amafoto yawe? Si kenshi wabibona. Ntabwo uyakira rero? Oya nyine barumva simba nshaka ko abantu bagumye agakomaho akavuga. Mushyire kuri sitati avuga ngo ubwo bwanwa se. Nawe mbonye bigaragara mitangisiba. Oya sha. Ako rero ni wowe ugomba kwiyakira. Nariyakiriye. Ariko byo si ijana ku ijana. Nyine urumva hari amagambo menshi ugenda wumva mu bantu. Ukumva nyine ni nk'urucanege. Gusa niba umuntu avuze ngo ni wa mukobwa w'ubwanwa, ntabwo ibyo bintu byaryoha. Ntabwo byaryoha. Niba izina ryawe ararizi arakuzi pe, ariko ikintu yahise avuga ngo ni wa wundi w'ubwanwa. Yego. Ntabwo byaryoha, ntabwo byakoroha. Ubwo nko muri telefone abenshi basevinga ngo iki? Ntabwo mbizi. Uvuze gutyo ngo wa wundi w'ubwanwa mpita nibuka nyine ukuntu abantu bahita baguhimba izina bitewe juste n'imiterere yawe. Ni abantu bajya kwitiranya ko wenda ushobora kuba ufite nka sexe y'abagabo cyangwa igitsina cy'abagabo. Ahantu henshi nk'umuntu batanzi urumva nyine nk'aho navukiye baranzi ko ndi umukobwa. Ariko mu bantu batanzi yegera nko mu magare. Ukabona umuntu umwe ahazanye undi n'undi azanye undi n'uzazanye undi baje kukureba. Aho gutinyutsa kubaza none se uri umugore uri umugabo ufite sexe imeze ite? Ntabwo se uri kureba ubona ndi iki? Ndi umugore. Bakabitindaho kenshi ariko ndi umukobwa mfite ibirangamiterere by'abakobwa. Ntahandi se wenda haje ikindi kintu navuga ngo kigaragaza ko kitari gikwiye kuhaza kubona ubwanwa bwarajwe. Ibintu bigira kuri kamera. Ntabwo bigiye kuri kamera nta mpamvu. Mbwira sasa rero wagize imana wenda imana guha isura y'abakobwa byo ntibishima imana.
nabyo bishimira Imana. yego nziza gutyo ni ukuri peti uri mwiza cyane. Hari urigeze kumwagira ati ngo abakobwa n'abagore ntimukabwiye ko ari beza, ariko umuntu niba ari mwiza mubwiye ko ari mwiza. We ntubyemera? Murakoze cyane. We ntubyemera ko umuntu yakubwiye ko ari mwiza ari byo? Hari urigeze kunyandikira muri commentaire arambwira ati ntimukabwiye ko ari beza ngo ntabwo ari byiza. Ariko iyo umuntu ari mwiza tujye tumubwira ko ari mwiza, niyo yakoze neza tumubwire ko yakoze neza. Siko bimeze? Wumva bagufata nka gute Kayitesi? Abantu yewe marumva abantu bakwiye kumfata ko ndi umukobwa, ukamenya nyine ko ibyo ari nk'uko umuntu ashobora kuzana intoki 6, ni nk'uko umuntu ashobora kuzana utuntu tudasanzwe nyine ku mubiri. Barumva ari ibintu biri aho. Iyo abantu bazaga kubasura mu rugo utangiye kuzana ari bwinshi, umukobwa w'umwangavu cyangwa uri kurenga ubwangavu, nawe igihe witsimbaga utarabyakira nyine ntarabyakira nk'abantu bamerwaga kera, urumva nk'umuntu wamerwaga ntarakura, nyine iyo mburaga yaratungurwa agati ibi ni biki, nyine ukabona bibakomyeho, urumva ntiyabikwereka ariko ugenda babibwirana. Ufite ababyeyi? Yego. Bo ntabwo byabatunguye? Nyine ubwo urumva bwa mbere nyine babibona, urumva nyine nagiye mbakuriraho babibona, ariko nyine nabo ubona byarabakomyeho, ariko nyine ngiye nkagenda mbereka courage ko nta kibazo nta na kimwe bimbwiye. Burya umubyeyi wawe akenshi hari ubwo guhangayikira ati Kayitesi wanjye gutya, ni nk'agaki wenda mama, reka burya umubyeyi wa mama niwe bakunda kugaragaza amarangamutima na papa tutamugeraho. Ni nk'agaki mama navuga ngo yavuze kubona ko afite igishyika cyawe. Yego. Nyine urumva hari igihe abantu bamubwira amagambo atandukanye, ukumva uriya mukobwa uzamugira ute, uzamukoresha iki, azakoraho umugabo aturasa n'umukobwa. Nyine hari igihe ibyo bimwe babibwira, ariko njye nta bantu bapfa kumbwira amagambo menshi y'imbwirwaruhame, ariko mwe wenyine bagenda baca ku bandi babatuma amagambo, ariko nyuma numva ari ibisanzwe. Yego. Ese wenda nk'iyo babajije mama bati uriya mukobwa azabona umugabo bikakugeraho, bizana iki muri wowe? Nyine urumva wowe utekereza nk'umuntu, wumva ubushari bw'amagambo abantu bavuga, ariko ugerageza kutereka amarangamutima ku mubyeyi, kuko uramutse umweretse agahinda n'abantu ibintu birangaje babimubwiramo ushobora kuba wamuhahamura, ariko mwereka ko ufite icyizere cy'ejo hazaza ko bizaba byiza biryoshye. Kandi uba ugafite. Iyo bakubwiye gutyo nubwo wijijisha ntabwo ugafite. Iyo umuntu akubwiye ngo umukobwa azabona umugabo, nyine ntubura kubitekerezaho, ariko amagambo menshi abantu bavuga ntiwayaha agaciro, kuko nk'uko twatangiye mbikubwira twe twizera Imana ko ikora ibirenze ibyo abantu batekereza. Nanjye rero ni iryo jambo mba nizereyemo. None se hari abasore navuga ngo baguterese bakabona, ariko buranagaragara no kuvuga ngo bakabona, biragaragara, bikaba wenda byari ibindi navuga ngo bitandukanye n'ibyo wifuza. Hari igihe ujya kumva wenda ukumva umuntu aravuze ati sundira, uriya muntu atereta urasi nk'umugabo, nyine abantu bagagakomaho, ariko umusore ntabwo yabikwereka ko ari defu ufite, cyangwa ari ntabwo yabikwereka. Wogerageza nyine kubwira ko ari byiza bikunda, akaguha courage, ntabwo yabikwereka. Yenda ubibwirwa n'abashuti be nawe yenda bakabimubwira, ariko ntabwo yabikubwira. Ni nk'ibiki se wumvise biturutse ku musore mwakundanye cyangwa waguterese? Ntabwo ndabyumva. Ntabwo urabyumva? Gusa yenda nk'ahantu ukora, nigeze gukora ahantu hamwe nkajya numva umukozi twakoranaga ambwira ngo Kiroso. Numva biramama, ndamubwira ati rero nitwa Claire, mu ijwi rituje kugira ngo atazumva bimwe bavuga ngo turi ibishegabo. Ndamubwira ati nitwa Claire, nibikunanira ujye uvuga Kayitesi, nibikunanira ujye uvuga wa mwestajeri, ariko simbishaka kugita Kiroso. None se ubwo yaratinyutse araguhangara avuga ngo Kiroso? Ijyaga bivuga kenshi turi mu kazi. Ya ni harassment. Nigeze guhurira n'umuntu muri bisi, arambwira ngo abantu nkamwe ngo ntago ngo rating ibaha agaciro ngo imenye ko mubana n'ubumuga. Ntabwo nta bumuga mfite.
nyine anyumvisha ukuntu ngo ari ubumuga duhohoterwa n'iki gusa nyine amagambo mabi turayabwirwa menshi mabi ariko ntago twamugaye nta rugingo mfite rwamugaye ndi muzima uri muzima ahubwo ufite iby'inyongera ni inyongera none se mbwira nk'umuntu akubwiye ngo Kiroso ujye kumusubiza ufite nawe agahinda kuki umuntu anyigiriye gutyo kamwe urumva ko ari ikintu kibi kuguhimba izina bitewe n'imiterere yawe. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha. Ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet, untega amatwi neza nkwibiri byiribanga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe. Game changer, aka kantu se urakumvise? Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umukiriya murikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora, ubu buryo burizewe kandi burakora. Ndakurahiye abakiriya baturutse imihanda yose bakora order ku bicuruzwa byawe. Nje rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. African Digital Opportunity Initiative, bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 56 17. biragukomeretsa ariko muri kugira ngo nganze yamvuga bajya bavuga ngo turi bishegabo. Ariko iryo jambo ryaragukomye wa mugani wawe ntacikomereza. Nyine ngiye mu buzima busanzwe mbona ndi umuntu uri sympathique. Uri na sympathique cyane, ariko nyine kumva umuntu arakubwira ngo urasa umunyamahane, urasa umunyagasuzuguro, urase uriya twamakaza umukobwa ari umugore ari umugabo ari iki, nyine ukumva barabikomanga. Ariko ngiye kugira ngo abantu babone yuko ntari cya gishega bavuga, ngerageza kubasubiza mu ijwi rituje, kuko babwiye muri bwa burakara bataha ntitwababwiye cyabindi. Bigusaba kwitwararika cyane. Ntibikugora somehow bijya bigorana kumva amagambo ashaririye ariko urihangana. Nase nk'iyo umuntu akubwiye gutyo uwo muntu ntiyakozwe n'ipfunwe mu guti rero nitwa Claire nikunanira yinyita Kayitesi apana Kiroso. Ibyo ntabwo byamuvunnye nawe kubyakira ku iso mubwira gutyo. Abantu benshi ntabwo bazi kwidefanda. Urumva nta kintu yansubije aho hantu ngenda ari mpari nk'umu stagiaire, ntabwo ndari umukozi uzahamara igihe kirekire, ntabwo nzi ukuntu yabyakiriye. Urumva uri umu stagiaire uharanira amanota ugira vuba wigendera, ntabwo mbizi. Ariko ahantu henshi ujya wumva icyo bakwibukiraho ni wa mukobwa ufite ubwanwa, wa mukobwa ufite ubwanwa niwe nabonye. Nyine kumva ntawe wibuka ngo witwa Claire, ni wa wundi ubwanwa. Yego. Mbese uyu munsi ukora iki? Uyu munsi ntago nakubwira ko ibintu byari byafatika. Yego. Urikorera? Oya. Ntago nsunda gusubiza ngo ikira. Birakomeye cyane. Oya ukora iki se? Uzi ko utumye ngira amatsiko. Oya. Ntago nakubwira ngo ngize ni nko n'utuntu tunyine two kwitunga biraho. Yego. Uri kwitunga. N'udutuma nyine udasaba. Tuntu turaho ngaho. Turaho ntago byafatika. Karine nagize amatsiko inyuma ya kamera nkubaza nti ntabwo wigeze ugerageza kwivuza, kuko hari umuntu uvuga ati niba ubwanwa bwajeho ndi umukobwa nuko ari hormone zitari zanjye wenda z'ikigabo. Mu minsi yashize nararwaye njya mu bitaro. Yego. Ndwaye nyine bisanzwe. Noneho umuntu wese wambonaga yitaga atekereza yuko ati umuntu uri imisemburo. Yego.
Olivier yego ni imisemburo yarwanye gushakira amazi yo kunywa yego ni imisemburo yarwanye ni imisemburo yabaye myinshi yego ntangije bamfata ibizamini amazi yego bamfata ibizamini bamaze kumfata ibizamini baje kumfata transfer njya kwivuza ku bindi bitaro yego ariko noneho kugira ngo bataza kunkubita amaso bakavuga ngo ni bwa bwanwa ngenda ameze nk'uwitandiye kugira ngo nyine numve ko uwo mudoteri ataza gukubitaho agatima kuri ibyo ngibyo nyine bambwiye mubwira uko nari ndwaye yerekana n'impapuro bari bampaye arambwira ngo bari banyandikiye nyine kugenda njye gufatisha ibizamini bya hormone zanjye barebe ko atari zateye nyine ubwo burwayi nari mfite barampimye bamfata ibizamini bigera muri 6 by'amahormone kugira ngo barebe ndavuga ati dogiteri ko bambwiye ngo mfite imisemburo y'abagabo wowe wabonye bize hita arambwira ati ngiye imisemburo ndi kubona imeze ari isanzwe nyine ya kigore ariyo ugomba kugira ibipimo ufite ari byo ukwiye kugira n'ubundi ubona ni ibisanzwe yego icyo gihe dogiteri akubwira ko bimeze gutyo ntabwo wagize amatsiko ngo mubaze ko iki byaje kandi ufite hormone zuzuye z'abagore dogiteri yarambwiye uwa nyuma wansuzumye yarambwiye ngo hari umusemburo wa kigabo abagore bagira niko buri muntu wese aba ufite w'umugore ariko uba ari mukeya ku rwego rwo hasi arambwira ati rero ndeba ugomba kuba ufite niwo ufite nyine n'ubundi ati imisemburo yose urayifite ya kigabo ya kigore nta na kimwe ndeba cyakuza kubyara ko barambwira ati ntabwo uzabyara genda iyi misemburo bayigabanye genda bayishyire hasi yego nari ndi kumwe na mama yagize ubwoba tumwana wanjye ntabwo azabyara we ntabwo wagize ubwoba ucyumva nyine abantu kutazabyara kuko ufite ubwanwa nyine urumva noneho no muri sosiyete abantu baba babivuga ese yabyara oya se yego ukumva araguhingira ati n'akana ndabizi ko byanze yego nyine byanteye avantage yo kujya gufatisha ibyo bizamini bya hormone yanjye kugira ngo barebe neza koko nyine nanjye nshira amatsiko ne kujya mbaho numva mpangayitse yego kuba waragiye gushaka dogiteri kugira ngo agufashe kuri iki kibazo cy'amahormone yakubwira agasanga ko biri normal byanze kuze nuko utari ushema nuko ufite ubwanwa ntabwo usa mubajutse n'iki nakora kugira ngo uveho dogiteri hari umunasi nahasanze dogiteri ataraza nsanga nawe warabufite kandi yari umukecuru ubwinshi se yarabufite nyine bwari buringaniye ntabwo bungana nk'ubwanjye yego ndamubaza dogiteri ko niba ufite ubwanwa nawe ubigenza ute nyine natangiye kumubaza mu buryo bw'isuku ukuntu yabigenza arambwira ati rero bino bintu nabizanye nkiri umwana ati urabona ko ibintu by'ubuganga mbimazemo igihe kirekire ati nashakaga uburyo byibuze butajya bugaragara ati ngenda ndogosha bisanzwe ati nagiye nsanga umudogiteri arambwira ati cya mbere cyo ntabwo twakubaga ngo tubivane mu mubiri ibi ni ibintu biba biri mu maraso nta muti dufite wo kuba twabigukura mu maraso arambwira ati ibi ni ibintu bisanzwe genda wiyakire ati nyine abantu baragutoteza bakuvuga uko utari bakubeshyera igipfuye nyine bakumva ko ari wowe uko wahageze ati ariko ni ibintu bisanzwe nagiye mbura n'abantu batandukanye nyine bagenda bampumuriza ntangira kugenda niyakira ntabagiye nk'ubu ngubu umuntu ashobora kuvuga ati ni umusore nk'uko yatubwiye adafite n'umukobwa ntarimo abakwitiranye na ba bantu bavuga ngo ni umuhungu ugize umukobwa nka ba bantu navuga ngo uyu munsi bateye nanza kubavuga ariko uri kubumva bikaba nta muntu wigeze kubikora nk'uko nguko nyine abantu barakwitiranya bizi rero nk'uwo wimye serivisi runaka ahita atangira kugutuka ati genda wakigabo we ati genda wakigabo we n'undi nta kintu kizima wari bumbwire akabivuga ko uri umugabo se cyangwa ari uko nyine urumva umuntu akwata serivisi abazi ko uri umugabo ugize umukobwa oya hari igihe sinzi ko abantu baba babitekereza harimo ababitekereza yenda ko harimo bazasindura ikinyabibiri ubundi uri iki ariko wowe nyine muri kwa kwiha akanyamuneza cyangwa umutuzo
ugerageza kubereka ko uri umukobwa. Yeah. Mm. nari nkubaje kuri mama ukuntu nyine yabyakiriye n'ukuntu byamuzonze wenda mbere ko tujya kuri nk'ukundi mubyeyi ni nk'agaki mama wabonye kamuhangayikije cyane kandi utari wibutse juste bitewe nyine ni twinshi umubyeyi w'umumama bikurikije ko ndi ndabucura bwiwe. uri bucura aba niyo mpamvu uri wishimye cyane. Yego wahawe urukundo rwinshi nyine wumva abahangayitse ayibaza se umwana wanjye azabyara se bizagenda bita umwana wanjye azashaka nyine ukumva biramuhangayikishije. ufite fiance? ubu nawe ariko zaboneka niba umushaka ariko ntabwo twese tugira ubushake bwo kuvuga ngo dushaka abagore abagabo ibintu nk'ibyo bitewe n'amahitamo y'umuntu. hari uwo twaganije ubundi ari umukobwa ntabwo tugeze nzashaka umugabo bitewe n'impamvu runaka cyangwa ati ntabwo bindimo. niyo mpamvu nari nkubwiye gutyo. none se mbwira Claire papa we ntabwo tutajya bigerwa kuri papa bitewe no kukubona utuganwa. ntabwo twakunze guhura kenshi kuko twakoze ntabwo twabanaga nawe. nta kintu naba muziho cyo kuri ibyo bintu kuko n'umusaza we wicecekeye nta byinshi. abavandimwe usanga yenda nk'ubashije ati makuru ise ya kanaka ataraho atasiga afite ubwanwa bwinshi ati ntabwo wamumenye ubu ngubu yarahindutse yarakuze. bujya bukura bukaba bwinshi utabwogoshe? burakura. wigeze kubikora? ubu buriya vantira uragureka urakora? nyine ndabugabanya kuko ari bwinshi. ufite akamashini? ujya uha ntabwo ushobora kuba waharatura mugani ngo hasigare ari umubiri gusa ari gerageza ku buryo bitagera ku mubiri ku buryo umubiri wa kigorwa woroshye biyageza ku buryo udaharura umubiri. ariko mbere nyine wageragezaga gukuraho cyane uhisha? nakuraga wowe n'undi gake nkagabanya bisanzwe. niko bakugira inama se? nanjye ntawe wabingiriye inama gusa bamwe bajya bambwiye ngo sinkabwogoshe ngo burakura ariko n'ubundi nkabona ni bwinshi nkabona nakundi kuntu nabigenza. hari igihe ugize kubukuza ukangana n'ubu bwanjye wigeze ubikora? ntabwo ndabikora ariko gusa nyine burakura kandi mbese bwanakura. ntabwo ujya utekereza ko waburika bugakora bukangana n'ubu bwanjye ukiyavantira? gusa ubona nyine ibintu byaguteza abantu cyane n'ubu ngubu nubwo kandi mbugabanya bigaragara hari igihe mbona nyine biteza umutekano mukeya bigatuma yenda ngenda meze nk'uwitandiye. wanga guteza mutiyaje ndetse ko banagiye kukureba mu kiganiro hari ikibazo mu kiganiro n'ubundi baranzi isi yose igiye kukureba ni ibisanzwe ibisanzwe. yego mbwira rero hejuru y'ibyo byose Claire ni umuntu ki akunda iki afite ntumbere ki mu buzima bwe? njye numva ndi umuntu numva nshaka kuzagera kure hashoboka. numva nshaka kuziteza imbere nkaba umukobwa cyangwa umugore witeje imbere. numva mfite inzozi z'ejo hazaza. ndi umuntu ukunda kuba mu mahoro cyane sinkunda stress. biragaragara. ntabwo ukunda stress. wumva se wenda nk'ejo hawe hazaza ikintu kiri specific ushobora kutubwira uti Claire ndifuza kukwibonaho ndifuza kubona ameze gutya ushobora kuvuga uti ndifuza kubona afite umuryango umeze gutya? njye numva nindamuka ngize amahirwe yo kugira umuryango uzayagira ndayakwaturiyeho. nigira amahirwe yo kugira umuryango hari ubwo ujya utekereza ko utayagira? barumva mfite icyizere. barumva tuzaba umuryango w'amahoro uzira umwiryane. ufite papa mama abana tubaye mu mahoro. iyo niyo avenir wifuza ejo hawe hazaza wifuza heza cyane.
niki wumva usaba Imana kurenza ibindi byose mu buzima bwawe? muri ubu nshaka kuzagira iherezo ryiza, hanyuma y'ibintu byose byambabaje, yego, y'ibintu byankomerekeje, ariko njye ntekereza ko mu ijuru hari Imana. Numva kuza nshaka kuzagira iherezo ryiza rizantunikira ku izabona Imana twumva twabonye. Yego, ariko kare ushaka ari ibintu byinshi biri muri wowe, ariko ushaka ko bibi byawe uhisha, panuhisha nyine urwana nabyo, ntagire umuntu umenya ko urwana nabyo. Ni nk'ibiki navuga ngo bikugonga cyane, kuko wakunze kugaruka kuri icyo kintu nyuma y'ibintu byankomerekeje, nyuma y'ibintu byangoye. Ni nk'ibiki byagukomerekeje kurenza ibindi? Jera ni byinshi, ni byinshi. Yenda icyo ngicyo cyo ni ikintu namaze kwakira, nyine mbana nacyo. Ariko kuvuga ngo mbana nacyo mutagira ngo ni ubumuga mbana nabwo, ni igihe cyo naramaze kucyakira. Ariko ikintu cyagiye ikintu cyagiye numva kinkomeretsa cyane akenshi ni ukutabona famiye yanjye ibana. Mama na papa wanjye ntabwo twakuze babana. Yego, byagukomerekeje, yumvikana byagukomerekeje gutekere kandi pole. Ntabwo byabura kugukomeretsa. Hari igihe wumva ati ibi ni papa wabivuze, nawe ugenda ugatekereza ati nanjye papa yaza kuba ahari, ukumva ati tuzajya ahangaha na papa kandi umufite. Ntabwo twagize amahirwe yo kuba turi kumwe na papa. Sorry, ni ibintu byatangiye kukuremera rya kire. Maze gukura niho nagiye ntekereza nyine nkavuga ati yenda papa iyo aza kuba ahari ntabwo ibi byakakwiye kuba bigenda gutya. Kubona nyine umuryango wanjye utarimo papa biri mu bintu byagiye bindemerera. Pole. Wigeze wicara mama umubaza uti mama bino bintu kubera iki byabaye gutya? Nyine uba wumva nawe afite amateka y'ubuzima amugoye, no kubigusobanurira nyine ukumva ni amateka maremare, ariko gusa nyine numvaga nshaka kuba mu muryango urimo papa, urimo mama, tumeze neza nk'abana. Urumva umaze gukura, ufite na bakuru bawe, uri umuhererezi. Ntabwo mwigeze mwicana mu butaka wajya gushaka papa utumubaze kuki atari mu buzima bwacu? Nyine hari igihe utekereza, ni byinshi umuntu aba atekereza. Yego, ntabwo wigeze mwicara umwicazwe nka Kayitesi uvuga uti papa kubera iki, kuki twakuze? Nyine kumubona turamubona, ariko ntabwo tubana. Ntabwo mubana nka papa nyine mu rugo. Yego, ni byinshi rero uba wumva wamubaza, ibindi ugaceceka nyine ugatuza. Ariko gusa ngiye nkavuga ati Mana uzambabarire, nk'umuryango urimo papa na mama, abantu banjye uzabarinde kugira agahinda ko kuba mu muryango udafite papa. Kuko bizi yashatse undi mugore. Yego, afite n'abandi bana. Yego, gusa ubiyumvamo nk'abavandimwe bawe. tubiyumvamo ko ari abavandimwe. Ujya kumusura se mu rugo iwe? Keretse nk'iyo habaye ubukwe niho tujyayo, cyangwa ikintu kidasanzwe, ariko ntabwo dukunda kujyayo. Kubera iki se? Ntabwo mbizi, sindamenya impamvu tuma tutajyayo, ariko tumvamo nk'abavandimwe. Yego, nabo bakiyumvamo nk'abavandimwe banyu. Ntabwo nzi ku ruhare rwabo. Yego, ariko njye numva ari abavandimwe babo bugufiya. Hari abantu benshi cyane batajya bamenya agaciro k'umuryango. Ugasanga wenda nk'umugabo, simbizi mfasha abagabo ko nayenda umugabo, akenshi niho dukunda kubona avuye mu rugo agiye mu rundi,
avuye ku mugore umwe agiye ku wundi juste rimwe na rimwe bitewe no kwishimisha kwe bitewe na no kutihanganira ibintu bimwe na bimwe yagakwiye kubyihangana kugira ngo arengere abana nk'abagabo nk'abo ngabo wenda ko uri kubicamo nk'umwana byabayeho abagabo nk'abo ngabo babwira iki kenshi ihuye nabo ngewe njye mbwira abantu inama nkavuga ati nimba uri umusore nuterenda umukobwa uzamujyane n'abasaza banjye njya mbibabwira kuko uwo mwana uzamuteza ingaruka zizava ku mwana ubyaye zizagera kuri nyina zizagera kuri nyirasenge zizazenguruka umuryango ibyo ni ibintu ngewe niboneye n'amaso yanjye si inkuru numva izo ngaruka muratinda mukazibona ikintu nabwira abagabo ni uko bagomba kuba kumva ko agashyira umutima hamwe gatuza kujaja muri benshi so muti w'ikibazo nka musaza ujya umwicaza abasaza ujya ubicaza uti mumbabarire ibi ntimuzabikora ngewe nyabwira abasaza banjye ati rwose nuramuka uva gutenda umukobwa uzamujyane kuko nta gashya mu bagore nta gashya mu bagabo nta gashya mu bagabo usa nk'ubu basimbi kwifuriza iki kibazo reka no kukikubaza biramutse bikubayeho nyine ubwo nyine cyaje biramutse bikubayeho nyine umugabo akagutenguha waratengushwe na papa ntibyakuremerera cyane njye nsaba imana uzaninde gushaka kabiri kuko nagiye mbona ingaruka zabyo bifite buremereye cyane kuko nubwo yenda abo bana bamuvukana ariko ntibabura kwiyumva ko ari abo kwande kwa mukewe niyo wabanezeza gute ntikabura kuza ati n'ubundi ntabwo tuvukana bigira ingaruka bigira uburemere bigira ubusharire ni ibintu bibi cyane birumvikana ni ikintu utakwifuriza umuntu ntabwo nakifuriza umuntu kera mama yajyaga atubwira ngo umwanzi aragashaka kabiri ni ikintu kibi cyane ni ibintu bibi cyane abanyarwanda bajya bavuga ngo akaburiye mu isiza ntikabonekera mu isakara ntabwo nkwijeje ko ibya mbere byakanga ibya kabiri bigakunda ntabwo ni amahirwe nyine ntabwo wenda asangwa n'Imana kuko Imana niyo ishobora byose ariko ni ibintu bidakunda gushoboka cyane ubwo ntabwo byateye agahinda kadasanzwe mama ubabyara urumva akunda kutugira inama cyane ni umuntu utuba bugufiya cyane ni inshuti yacu turamukunda urumva twarabanye twabanye mu buzima bwose ntabwo nabona ukuntu mukubwira mubwivuge kugira ngo nawe yiyumve uburyo biba byiza iyo umuntu akoze neza ukamuratira abandi so namukubwira gute ni umubyeyi udasanzwe ahorana kumva ko abana be batera imbere niyo muntu wumvira ngo kora gutya uzagera aha ngaha niwe muntu ukubwira kuraje hahandi mbonana niwe muntu wa mbere mbona ariwe muntu utwihanganira cyane njye mbona ko ariwe mubyeyi ariwe wari udukwiye byanze kunze ni uruhe rugero navuga ngo rukomeye wamwigiyeho iyo urebye ubwo butwari iyo urebye ubwo mama budasanzwe ni umubyeyi uzi kwihangana cyane giciye muri ibintu byinshi nyine bimukomeretsa binamubabaza ariko ni umuntu wa mbere uharanira ko abana be bishima navuga ko ibintu bimwe by'iterambere abana bagenda bashaka umwana akumva arashaka iki
sinari kubwira mama ngo ndashaka kireke kukigurira gifite ubushobozi Yego. yari kwemera we akarara adasinziriye akarara atari akamunira icyo nshaka nta kintu nigeze muburana ntacyo yanyimye yari afite ndamushimira cyane Yego. Kuri we ni intwari ikomeye. Ni icyo wamubwira muri kano kanya? Ikiganiro kireba burya ibintu tujya tubura uko tubwira abacu, ariko none iyo turi mu ruhame turi mu bantu tukumva twabarata tukabavuga, ni nk'agakika mesaje wamuha muri kano kanya. icyo namubwira ngo ndamukunda. Yabaye umuntu ukomeye ku buzima bwacu nka famiye. Yabaye aho undi muntu wese atari kuba, yabaye aho papa atarari, yaturwaniye ishyaka aho byari bikomeye, hari aho ubwo yaraye adasinziriye ku bwacu. Icyo namubwira ngo Imana yibuke imirimo izamwibuke. Mama Kayitesi wubahwe pe, Imana iguhe umugisha. hagiye twibuka ibyo twaciyemo, twibuka ibyo twacanyemo n'ababyeyi bacu, tukumva ni ibintu bikomeye, ni ibintu bikomeye tuba tugomba guha agaciro ukamurata. Burya ikintu cya mbere yifuza kuri Kayitesi ni uko umuhesha agaciro nk'umwana we. Ndatekereza ko udashobora gutandukira ngo unyuranye n'ibyo mama ashaka kwifuzaho. Ni nk'icyo wabwiye wenda nka papa, niba ufite icyo mubwira. Biragoye kubona icyo namuvugaho kuko atasi byinshi muziho. Ajya basura mu rugo cyangwa ajya basura mu rugo? Ajya dusura, ariko ni umusaza nyine w'amagambo makeya. Ababyeyi ba papa nta bintu byinshi, ariko tuziranye cyane ni mama, ko ari we twabaye imyaka myinshi nubwo tukibana. Ugusura mukunda papa nyine barumva nejejemo ko ari papa wanjye. Iyo warezwe na mama gutyo wenyine, mukaba ari we mubana, ubasha kumenyana n'umuryango wo kwa papa ukabiyumvamo, cyangwa wisanga kuri kote yo kwa mama? Imiryango y'iwacu irakundana cyane, ubundi irasurana nk'uko bisanzwe. Imiryango n'ubundi turaziranye kuko turi bato twarabanye, tugeze mu myaka nka sinibuka neza, ariko twigeze kubanaho. Gusa ariko ujya kumva aravuze ngo uriya mwana ni uwo kwa kanaka. Umuryango kwa papa nyine. Nyine harimo batakwibuka kubera ko nyine bamwe urumva iyo umupapa havuye, bamwe harimo batahagaruka, ariko imiryango iraziranye. Bakundana cyane. Wumva ushaka guhesha mama gute? Mba numva umunsi nzaba mfite umuryango, ansuye abona tumeze neza, umuhaye abuzukuru, mfite abuzukuru, maze nk'urugero abona mfite aricyo nagezeho mu buryo bwuzuye, kuko mama wanjye akunda gukora cyane. Akunda kutubwira ngo byuka kare, ngo wigire, kora utaziba. Ni umuntu uhora udushishikariza rero gukora cyane. Nawe wakuze ubona ari umuntu ukora cyane? Nyine azi gushakisha, arashakisha uko ashoboye. Wamwigiye iki gikomeye cyane? Ni umuntu uzi kwihangana, agatuza, ni umuntu uzi kuzinduka cyane. Njya nibaza undi urasinzira, hari igihe ajya kumva ngo saa 10 yabyutse. Ubundi mu yandi magambo ari umuntu udasanzwe kuri njye cyangwa kuri famiye. Turamukunda. Mwese abana muvukana muri bangahe kwa mama? Turi 4. Yego. Ndetse mama ntabwo yigeze ahitamo kongera gushaka undi mugabo? Oya. Yavuze ati nijye n'abana banjye. Ni ubutwari? Ni ubutwari, yarihanganye cyane. Yego. Mujya mwicara se ngo mumunezeze, mubwire uti mama
uko turi hano turi bane turakukunda iki kintu mukimubwira njye numva nzagira ngafata igihe nkamutungura nkamubwira ukuntu mukunda. yego sape byabikwiye ndabigushishikarije ndabigushishikarije n'abavandimwe bawe kuri nawe ndamushimira nka mama Kayitesi sha wumve kuri intwari kuko ntabwo ari benshi usanga nyine bavuga ati na so yarantaye ugasanga ntabwo yita ku bana be ntabwo icyo kintu yiza kitubwira ngo cya papa hajya akinatubwira niwe muntu wa mbere yarambwiye ngo ntasinziragira ikintu nifuza ndetse kukimubwira icyo ari cyo cyose na telefone natunze bwa mbere yari ihenze icyo gihe niyo wayinguriye kugira ngo tuzagira umuntu ugira ibintu andangarisha by'amafaranga cyangwa ikindi n'ubu kandi icyo namubwira yagikora agishoboye yakoresha uko ashoboye akakibona ibyo adashoboye nyine nabwo ufite ubyumva ariko nyine ibyo ashoboye arabikora ni indashyikirwa cyane abadamu nk'abo ngabo bagakwiye kubahwa bagakwiye gushimwa ariko abantu bagomba kuba bayishima ba mbere n'ab'Imana bahayemo umugisha urubyaro ni mwebwe muba mugomba kubahisha umugisha kubahisha ako gaciro birashoboka ko umudamu watandukanye n'umugabo burya abadamu nibo bagirwaho ingaruka no gutandukana cyane kurenza abagabo akenshi simvuze ngo ni buri gihe kenshi nibo bagirwaho izo ngaruka rimwe na rimwe aricara agatekereza n'ibintu yatekerezaga n'ibintu atababwira mwebwe akababaro uko ameze kugira ngo mutababara iyo mukuze rero mukamuhisha rya shema rye byose byiyakirwa muba mugomba kumwibagiza njye mbona nk'iyo twateranye twese duhari yego tugateka tukarya mbona yishimye mbona ntabwo yarya tutararya mwarakuze twarakuze bana banjye barakuze nanjye mba nishimiye ko twakuze ubwo yigeze kumbwira ati kera najyaga nari mpangayitse nibaza ko abana banjye bazakura ubu nzashyira mbone n'umwana bwibuze ujye kuvoma atari ku ngubu barakuze niyo napfa oyasha yego nyine ubona ko amaze kuvuga ati yenda byibuze Imana yarakoze ku rwego bagezeho bamaze gukura yego nk'ikintu navuga ngo wabwira ufite urumva ko wagize igikomere cy'umuryango kandi gituruka ku mugabo kuri papa fiyanse wawe cyangwa umusore uzagutereta cyangwa no gutereta simbizi ni nk'iki kibanze cyangwa utareka kumubwira mbere y'uko mufata icyemezo cyo kubana nk'umugabo n'umugore njye nk'uko nabikubwiye nkunda kubaho mu mahoro namubwira ati rero njye umuryango nshaka ko twubaka ndashaka twubaka umuryango uzira amakemwa kuko nabonye ingaruka zo gusenya urugo cyangwa zo guhora uhinduranya abagabo cyangwa abagore ni byinshi namubwira ariko igikomere cy'umuryango buriya nicyo gikomere nabonye kinababaza cyane kuko umuryango niwo ubamo yenda umuntu muturanye wamwirinda yenda waca ku ruhande ukigendera ukamwima amaso ukamwima amatwi ariko umuntu muri kumwe uteka mugasangira gusaba serivisi runaka ni ibintu bikomeye cyane ni nk'ibintu bihe bitatu wifuza ku musore muzabana ese bintera amatsiko nyine jisite bitewe n'ayo mateka waciyemo njye nifuza ko yaba ari umusore ukijijwe ukunda gusenga cyane ukijijwe ubwo afite indangagaciro zose z'ubukizwa cya kabiri numva ari umuntu waba ufite ubumuntu muri we upfura cya gatatu umuntu ukunda umurimo ukoze ibyo bintu bitatu birakomeye umuntu usenga umuntu ufite ubumuntu umukozi birimo umuntu nyamuntu ufite reka duhere nko ku musore udasenga n'usenga cyangwa umuntu usenga n'udasenga burya baba batandukanye hehe baratandukanye cyane nk'urugero umuntu wigize niyo yaba yarigeze kumenya Imana agatandukira akabireka ariko bagira ikintu kimukomanga akatekereza ko igihe kizagera umunsi w'urubanza umunsi w'abanyabyaha umunsi kuza kwa n'ibindi bategereza ibintu byinshi aho bakamukomanga ariko wa muntu nyine yumva n'ibintu biri aho ngaho nta kimukomanga harakugirira nabi nta kintu yitayeho
ariko wa muntu wenda yize kumenya Imana n'ubwo yatandukira aba afite ikintu yumva kimukomanga muri kikamugarura. Umuntu ufite ubumuntu umushushanya gute? N'umuntu umeze ute? Umuntu ufite ubumuntu hari igihe umuntu akora ibikorwa ukabona nta bumuntu nyine afite. Ni byinshi wabonera umuntu ufite ubumuntu. Umuntu ufite umuntu ntabwo ashobora kurengera. Ntabwo arengera. Nk'urugero reba nk'umuzigo, fata nk'urugero nko ku muzigo uremereye. Yego. Urawureba nyine umuzigo nawe utashobora. Umuntu ufite umuntu aravuga ati njye sinawushobora. Gabanya ibintu birarengereye. Yego. Ati cyangwa ibintu sinjye sinabasha kubyihanganira. N'umuntu sinajya kumugerekaho umusaraba mbona atagira gute? Atashobora kwikorera. Kare wenda reka tugare ku musozo w'ikiganiro cyacu. Njye nagushimiye kubana natwe mu kiganiro. Ikintu nakubonye kimwe gikomeye. Uri very happy. Uri happiness kabisa. Ufite ibyishimo, ufite ukuntu uri souriante mu gifaransa niko bavuga, nyine useka, ufite inseko kuri wowe. Iyo nseko ayikuye hehe? Ayikuye hehe? Kandi ariko numvise ko mu mateka harimo akantu katari keza. Kuko hari igihe ujya uri kumwe n'umuntu useka ute, kandi waraciye muri iki gikomere. Dushobora kwita gato ariko kuri we ni kanini nabibonye mu mutima wawe. Useka ute? Iyo nseko izite? Sinakubwira uko biza, ariko mbona uku kunezerwa bituruka ku mubyeyi mwiza Imana yaduhaye. Yego. Kuko yagiye aturemamo icyizere cy'ejo hazaza, akadukomeza n'abantu twagiye duhura, navuga b'inshuti nziza, n'ibindi bigenda bituruka ku Mana. Bituruka ku Mana. Wumva uyu munsi nibura wishimye kuko aka kantu kajemo, dushobora guseka kuko numvise uraseka ariko ukumva ushaka no kurenzaho kugira ngo atabona ko ubabaye, kugira ngo atabona ko ntewe ikibazo wenda na nk'ubwanwa wenda wavuze, ugenda wihayidinga, ugenda wihisha. Mu by'ukuri muri wowe icyo utwereka inyuma ku isura ko wishimye n'imbere niko bimeze, biba bikora cyane. Sure cyane, kuko ari umuntu ugize kumbwira ati rwose uraseka, umuntu akabona ntambereka, kandi koko nta niyo ngira, niyo wivugira. Nahise mbibona ntambereka ntayo. Ibyo mubona inyuma biri no ku mutima, akari ku mutima niko gasesekara ku munwa, niko bimeze. Nk'ubutumwa navuga ngo aha umuntu uri kureba kino kiganiro besho ko akantu kakuje mu mutwe, ni nk'ubu butumwa wamuha. Nk'ubutumwa natanga, ashobora kuba uri umukobwa, ashobora kuba uri umumama, ashobora kuba uri umwana muto ukibyiruka, ushobora kuba ufite udafite nk'ibi uri kumbonaho, ariko nawe ufite ikindi kintu umva ari jene kuri wowe. Ikindi kintu naje gutekereza, hari abana baba nko mu nzu bakingiranye, amafamiye yabasura bakabakingirana, ati batamenya ko dufite umwana wamugaye, batamenya ko dufite umwana umeze gutya, atumudabona dufite umukobwa udasanzwe. Icyo nababwira ababyeyi bankurikiye, abana batoya, abakobwa, nuko bagomba kwiyakira, bakumva ko nabo ari ibiremwa muntu, bakumva ko ari abantu bafite intumbero y'ejo hazaza, bakumva ko ubuzima buzakomeza, kuko bino nta bumuga mfite bwambuza gukora. Urabyara, uravuga ko utabyara, byashoboka. Bumve ko muri sosiyete barimo, bumve ko ari abantu basanzwe, ntabwo ari ibishegabo, ni abantu bazima, ni abagore, bibafata uko batari. Ese mbwira, hari akantu ugeze kuvuga ngo bavuga ngo uriya mukobwa ufite ubwanwa ntatera umwaka. Ako kantu ufite kantunguye, igihe numvaga kuza ibyo bintu, ibyo babihuza gute mu by'ukuri? Simbizi. Nose uwo utekereje undi umuntu atera umwaka gute se? Ngewe numva ko ibintu byose bikorwa n'Imana. Yaba ari ikibi n'icyiza, Imana itacyemeye ntabwo cyakugeraho. Ariko nyine n'imitekerereze y'Abanyarwanda, y'abantu batizera Imana, ariko twebwe twizera Imana twemera ko ibintu byose ari mu bushake bw'Imana, nta mutera umwaka rwose. Hari n'ibintu ujya numva ugasanga umuntu ngo nubwo kuntu gutera umwaka gutariko ntabwo bishoboka. Njye sinjya mbyemera. Nanjye simbyemera. Umuntu atera umwaka ati gute? Ntabwo bishoboka. Gusa nyine abantu bafite imitekerereze itandukanye, tugomba guhindura. Nanjye rero ngiriye amahirwe yo kuboneka aha, yo kubwira urubyiruko rugenzi rwanjye, mwibwira abantu amagambo basesereza.
nimubabwira amagambo aryoshye nabo bumve bafite icyizere cy'ejo hazaza bumve bakomeye bumve ko ari abantu babibuka bumve ko ari abantu babatekereza bumve ko ari abantu bari hafi mwibwira abantu amagambo abasesereza uziko hari igihe umuntu umubwira amagambo amusesereza akihisha akavuga ati njye sinkiri umuntu cyangwa wumva urabwira ntawe se undi uri umuntu nawe se urumva wahagera nyine akumva ko wowe nyine uri umuntu ugize gute udasanzwe haracyari amahirwe rero mwikigirira nabi ibintu biracyashoboka ibyo bintu wenda byo kugusubiza hasi ntibyatumye uvuga uti ngomba kubemeza mbereke ko ndi umuntu kandi udasanzwe yewe marumva ntibyatumye ukoresha imbaraga z'umunegera ukaba umuhadoka ndavuga mu buryo uri pozitifu ukavuga uti ngomba gukora ngomba kwereka ko nshoboye marumva mparanira ko ejo hanjye hazaba heza barumva nzaba umuntu ukomeye uzanamu burya nta muntu ugira umutima mubi ujya hasi yego barumva nzaba umuntu ukomeye barumva bafite inzozi burya rero hari ukuntu Imana igihindura amateka n'abantu bagahindura amagambo I know barumva rero ko ejo hanjye ari heza yego isomo ry'ubuzima wigiye muri ibi byose ayo mateka yawe nawe ubwawe niriye rikomeye isomo ry'ubuzima rero naba narigiyemo ni uko ibintu byose bishoboka nshobora gukura uri umwana usanzwe koranye nakuze ndi umwana usanzwe ariko nkuze birahinduka imiterere y'ubuzima bwanjye byenda bihinduka rero nize ko ugomba kwihanganira buri kimwe cyose ubonye impinduka idasanzwe umunsi wa none ushobora kuba ugendesha amaguru abiri ejo ukagendesha kumwe ejo umunsi ushobora kuba uri umukire ejo ukaba wabaye umukene nabonye ko ibintu rero bigenda bihinduka dukwiye gukomerera mu bintu byose tubonyemo impinduka tutari twiteze ntabwo nari mbyiteze mvuga nyine ndi umuntu ibintu bisanzwe n'ibintu byabaye nyine ntari mbyiteze tugomba kwihangana nk'urugero mbonera kubwira nk'ababyeyi bakibyara hari igihe babyara nk'umwana akabona avutse amugaye ahita ajya kumujugunya yenda bishobora guhinduka Imana ikamukiza ejo agakandagira bigakunda cyangwa ntanakire kandi ni uwawe Imana ikakwigishiriza ku bintu bitandukanye rero mbona ko nshobora kuba ndi icyigisho cy'abantu cyangwa nta mpamvu yo kwigirira nabi cyangwa kwireba mu yindi sura ushobora gutanga nimero de telefone zawe nk'abantu bakakontakita hari n'ushobora kuvuga ati nanjye ndawufite dushobora kwiganira nkabubwira uburyo cyangwa nari bufite nkabubwira uburyo wenda nabigenje ubwanwa nayifite bukavaho ndi umukobwa cyangwa umugore yego imirongo ya telefone ni 078 0380 183 hari ukuntu ugeze kumbwira ngo muri farumasi ikiganiro menya kitarangira ngo muri farumasi ngo bigeze kukubwira ko harimo imiti wanze kwishaka cyangwa we wanze kwishaka uvuga uti nta mpamvu reka njye nanze kubishaka numvise nyine nagiye mpura n'abantu batandukanye buri muntu agera kugira inama kugenda ukusanya bya bintu byose bakubwiye punda bireka wumvise stress ntanashobora yego reka tugushimire rero kubana natwe mu kiganiro Claire Kayitesi usoze mama by'umwihariko yego umusoze by'umwihariko umugore mama w'intwari iyo umwana wazana akavuga amateka akagaragaza n'amarangamutima aturutse muri urwo rukundo ni ukuba waramwubatse ikintu gikomeye cyane yagakwiye kuba n'icyigisho no ku bandi babyeyi ukaba umubyeyi ukaba umubyeyi nyamubyeyi ku mwana wawe ari umwana wabyaye ari umwana utabyaye ukamubera tujya tubona abantu benshi ukora ikiganiro byacu bazana bafite amarira menshi uri muri bake twakiriye bafite vibes bafite ubuzima muri bo abenshi usanga barasenyutse bitewe nuko umubyeyi umwe amwanze bose bakaba banga sibyo ako ufite icyo nakwita urukundo muri we ufite ibyishimo ufite ubuzima muri we bite n'uwo mubyeyi rero mama Kayitesi wubahwe dusoza ikiganiro gutyo Kayite wakoze kwa natwe mu kiganiro inkuru yanjye murakoze cyane yego nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga harabura ikintu cy'ingenzi icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu furnitures intebe zo muri salo salle à manger ibitanda n'amatera zabyo utubati two mu byumba
intebe za jardin n'iza balcon yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za apartment, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuro kaduhamagara kuri nimero 0783 337 8096.